Beef hagati ya 50 Cent na Rick Ross ikomeje kugarukaho cyane n'abanyamakuru bo hanze ndetse n'abo mu Rwanda. Ese ubundi ibi byatangiye gute? Kubera iki? Ninde ubifitemo inyungu? Ese ubundi iki kibazo kuki nta numwe ubushaka ko gikemuka? Akubwiye mpamvu reka tubivugeho. Hari igikorwa cya Beef Award muri Beat Award Ross yahuye na 50 Cent, gusa nigeze akunda uburyo 50 Cent yamurebye. Umuntu yaguciye amazi nawe ni wamuyoberwa, ngo yamurebanaga isesemi. Ubundi ako kantu iyo umuntu yakurebyemo nkuta kwishimiye ni byumvikana nk'akantu gato wakibagirwa byoroshye, gusa siko kuri aba byagenze, ahubwo ibyo byaje kuba ishyari ry'amateka na beef ikomeye ugereranyije n'izindi beef z'abaraperi. Iyi ntabwo yaciwe gusa mu byumba by'inyandiko, oya yageze ku mbuga nkoranyambaga, aho byatangiriye kumenyekana rero ko umwuka wari hagati yabo bombi utari mwiza. Mu mwaka 2009 Rick Ross yatangije intambara, ashyira hanze indirimbo ivuga nabi 50 Cent. 50 Cent yagarutse mu buryo bwa 50 Cent ubundi 50 Cent ku bintu bijyanye na beef aba ari utuntu twe. Iyo yinjiye muri beef cyase kugirana ikibazo n'umuntu, aba ari wa muntu wagusebya, akaba yanakora igishoboka cyose ariko akagusebya ku buryo bukomeye. Yasohoye indirimbo ye ivuga nabi ndetse anashyira hanze video y'urukozasoni. Yego, Rick Ross yabajijwe n'abanyamakuru niba hari ikizakorwa, asobanura neza ko nta biganiro bigamije gukemura ikibazo bihari. Akomeza kwerekana intsinzi ye n'ubukire bwe, avuga ko 50 Cent yari afite impungenge ku bijyanye n'amafaranga ye, akaba ariyo mpamvu yashakaga yamusebya. Hanyuma gato ibintu byakomeje gushyushya. 50 Cent yakuye ku murongo mu gukomeza uyu mubano, agaragaza amagambo ateje ikibazo mu ndirimbo ya Ross yitwa Ubugome. Aya magambo yari amaze gutera Rick Ross mu bibazo by'amateka, ariko 50 Cent ntihagarariye aho. Yashoyemo abandi bantu bavutseho ibyemezo bikomeye nka Diddy, R. Kelly na Jeffrey Epstein. Rick Ross yaje kumusubiza avuga ko 50 Cent nawe yakoze imyitwarire itari myiza, avuga ibirego bya Daffin Joy. Iyo beef yari imaze gufata urugero rutoroshye, iva mu ndirimbo z'amagambo y'amahane igera ku birego bikomeye. Hanyuma igihe watekerezaga ko ibintu bishobora gutuza, 50 Cent yateje ikibazo gikomeye. Yagize umurego ku kugurisha guto kw'indirimbo ya Ross na Meek Mill yitwa Too Good to Be True. Ahangaha Rick Ross yababajwe n'ibi bintu. 50 Cent yagiye agura amatike yose ibihumbi 31 by'amatike. Ikirori cyari cyateguwe na Rick Ross na Meek Mill, ariko 50 Cent yaragiye agura amatike ibihumbi 31. Urumva hasigaye amake makenya cyane. Cyo yaragamije cyaro kugira ngo byonyine Rick Ross najya kuririmba azasanga ari intebe gusa, azaba yinjije amafaranga ariko nta bantu baje kumufana bahari aririmbira intebe. 50 Cent ntiyashoboye kwihangana, yisubiyeho mu mashusho ya Instagram, ariko Ross ntiyabishimye. Yaje kwibutsa 50 Cent ko atagomba kumugera kure, anavuga ko umukobwa wa 50 Cent ashobora kuba asinyiye label ya Meek Mill. None ibi ni iki gikurikiyeho muri iyi beef ya 50 Cent na Rick Ross? Ariko kimwe n'ukuri, ibibazo hagati ya 50 Cent na Rick Ross biracyari kure yo kurangira. Murakoze gukurikira, kandi nimwibagirwe gukora subscribe no gukora like, tanga ibitekerezo kugira ngo mukomeze kubona amakuru agezweho inguni zo zabona n'ubutaha.